waruzi ko kwizera Imana rimwe na rimwe bisaba kudakora icyo ushaka gukora? Bibiliya itubwira ko Aburahamu yari agiye gutamba Isaka ariko Imana iramuhagarika. Itangiriro 22. Rero bishatse kuvuga ko kwizera ngo si ugukora buri kintu wumva ushaka gukora, ni no kumenya igihe Imana ivugiye ngo hagarara, ni no kumenya igihe Imana ivugiye ngo rekeraho. Rero hari imyanzuro ushaka gufata kubera amarangamutima, ariko Imana ishobora kuba iguhamagarira gutuza, cyangwa se Imana ikakubwira ngo tuza bitewe n'iki ishaka. Rero ntago ari muryango wose burya ngo ugomba gufungura. Hari n'igihe ugomba gusiga umuryango ufunze. Hari uba wemerewe gufungura, ariko hari n'ugomba gusiga ufunze. Sinzi niba ubyumvishe neza, ariko Imana igusobanurire. Ariko niba wemeranya nanjye andika ngo amen.